ndagushubuje cyane wowe udukurikira kuri YouTube Channel Yacu. Ndagushimiye cyane niba waramaze gukanda subscribe kuri ino YouTube Channel Yacu. Ndagushimiye cyane rero niba ugeze kuri ino YouTube Channel Yacu ari ubwa mbere, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe. Numara gukanda subscribe kugira ngo igihe tumaze ku uploadinga niyo video ujye ubasha guhita uyibona ako kanya. Ndabigushimiye cyane rero. Uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge nabajijwe n'abakunzi banjye bambwira ngo ni gute wahuza Facebook na WhatsApp. Reka nkore kuko twabigenza. Video ntabwo iri buze gutinda, reba video yose numara kuyireba uyirangize. Okay, twagiye. Uraza ukande kuri tuno tudomo dutatu turi hano hejuru, uturongo dutatu turi hano, numara kudukanda utuzeho, nurangiza uze ahantu handitse ngo pages ngaho. Numara kuza uhakande pages, nurangiza urahita ubona page yawe. Ego ubikora ari uko ufite page. Yego niba wenda ndashaka nzabakora video y'uburyo mwafunguramo Facebook page. Mbibutse yuko iyo ufunguye Facebook page ni uburyo bwo kuba YouTube nako Facebook izaza icamo irimo iraguhemba. Nkuko uzi neza yuko YouTube ihemba abantu bayikoresha, na Facebook ihemba bayikoresha, na TikTok ihemba bayikoresha, ndetse Instagram ihemba bayikoresha, na Twitter ihemba bayikoresha, ndetse n'izindi zitandukanye. N'ubu ngubu rero niba ushaka kugira ngo ushobora kuba umaze igihe kirekire cyane ukoresha Facebook utazi ko hari uburyo bwinshi bubaho wayikoreraho amafaranga, ariko ndagira ngo uzakurikire ikiganiro cyacu gitaha mwereke uburyo wafunguramo Facebook page nziza yujuje ubuziranenge, wangiza nawe ugatangira guhembwa. Okay, urabona Facebook page yawe ngiyi yanditseho MWESIGYE photography. Urahita ukanda hano ngo switch now. None turakandaho, nitumara gukandaho biramera gutya. Okay, numara gukandaho uhituza ukande ku ifoto yinuza iri kuri aho ngaha kuri iyo foto. Dore ngiyo, dore ifoto uyikandeho. Numara kuyikandaho uze ugere ahantu hameze gutya. Numara kugera ahantu hameze gutya barakwereka Facebook nefunguye mu byejo. Dore barakwereka aba followers ufite, abalikers ufite byose. Okay, ngiye kwereka uburyo wahuzamo Facebook page yawe na WhatsApp. Rero tukanda kuri utudomo dutatu turi hano. Numara kudukandaho nzabereka n'uburyo wahuza Facebook na YouTube. Ibyo ngibyo nabyo nzabibereka. Nurangiza urahita uza ahantu handitse ngo edit action button. Urayikandaho. Numara kuyikandaho, okay, ngewe urako nako ninamaze guhuzamo, nahuje Facebook na YouTube, ariko nje kwereka uburyo wahuzamo nuza yawe na WhatsApp. Okay, hano umwanzi muhabonye, wenda reka nkore hano ngo nandike birete sura. Reka mvuga ngo wenda reka nkande kuri change ko mvuga ngo ngiye guhindura uburyo nakoreshaga. Okay, uraza uhitemo nuza WhatsApp ngiyi WhatsApp. Urahitamo WhatsApp. Okay, nimara kwereka WhatsApp urahita uyikandaho. Numara gukandaho ukande next hano hasi. Numara gukanda next urahita ushyiramo nimero yawe ukoresha kuri WhatsApp. Wenda nk'urugero kankande 0780841323 nkande. Mbere na mbere ahangaha hazaho kode y'igihugu. Kwako ngiye ndi mu Rwanda hazaho 250 ni kode y'u Rwanda. Nawe niba utari mu Rwanda uri kudukurikirana, kuko nzi neza ko n'abadukurikira bari hanze benshi batandukanye bajya banyandikira bambwira ko badukurikira cyane. Uraza ugakanda hano ugahitamo kode y'igihugu cyawe ngiyi uyizi nyine. Nawe uraza iyo uyikanzeho ubonaho kode nyinshi cyane, ariko ngewe sizo nshaka kureba. Yego, dore nimero zanjye. N'ubundi niba ushaka kunyandikira WhatsApp unyandike kuri izi nimero, n'ubundi zose zibaho. Yego, ni 0808081323. Nindangiza nzahita nkanda ahangaha handitse ngo send code. Handitse ngo send code. Ni nkanda send code, hari code bari bugohereze kuri WhatsApp.
Okay, reka negereze gato turebe mwande send code. Noneho katurebe data zanjye ziri kugenda gake wenda. Okay, nako kantu gusa na bindi bintu birenze. Data zanjye zirimo ziragenda gake. Mana wanjye reka nkoresha indi nimero turebe wenda 072 072 ninagize nkande send code katurebe. Okay, code bayohereje, urabona ko babiyohereje. None reka ngiye muri WhatsApp turebe. WhatsApp inohereje iyi code, reka nijyemo turebe. Ni iyi ngiyi, ni iyi WhatsApp isanzwe. Urabona ko hari code ivuye kuri Facebook, ngiyi ndayita kuko ndaza wenda nkore cyangwa reka cyangwa reka nandike ngo. Urabona ko code yanjye nayishyize hano muri nuza, ngiyi nayanditsemo. None reka nyikore copy. Nimara kwikora copy mitanza ni ndangiza ngewe ndaza ngiye kuri Facebook. Nimara kujya kuri Facebook ndabona yavuyemo, sinzi bo niba bari bwongere kuyiduha kuko imara ko dukoresha yindi. Urumva nyine aba ari ikibazo wowe bikora uzi neza ko wenda uri buze kurenga iyi WhatsApp yacu. Reka nyikandaho kirimo ya nimero 072 mwande send code. Urabona yuko code yanjye reka wenda kirimo ya indi ya mbere turebe ko bayemera. Hari igihe za zindi ziba zikorana n'ubundi nubwo nohereje code ya kabiri. Reka nkore paste kirimo ya code nindanyangande save. Barambwira ngo code unagira imirahura. Kangiye WhatsApp turebe. Nuko ndagaruka kuri Facebook ngasanga yarangiye. Ya nuko nguko ubundi babigenza rwose. Nuko nguko code yacu dore n'ubundi niyo ndabona nane mbiti yanahindutse. Ya ni Kuriya rero, ni Kuriya rwose. Ushobora gufatira nuza ira Facebook page ukayihuza na WhatsApp. Iyo bamaze kubihuza umuntu atwandikira kuri Facebook bitabihura ako kantu rwose. Muraza kwihangana nuko nyine bitewe nuko tuba dukoresha telefone imwe ngo ko wenda duhita tubona code yako kanya twajya kuri WhatsApp twagaruka tugasanga code ivuyemo. Nicyo kibazo rero. Ya niyo mpamvu ndagushimiye cyane rero. Kanda subscribe, numara kanda subscribe twibanire muri biganiro byose mbashyiriraho rero. Reka tuzasubire muri video y'utaha. Imana nikumere umugisha cyane. Nitwa MWESIGYE David. Tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.